Santos bari businye muri Man uyu munsi ariko Murera ngo abantu b'abanyamahanga yaguze nuko bari kwitwara umukinnyi witwa Jingale ukina 8 Jingale ukina 8 bambwiye bati ni wa mukinnyi ukora ibintu bike ku mupira ariko ukoresha ubwenge bwinshi style Busquets funga wamaze gusikana aho utanga pass sunika pass ngo niko akina nta bintu byinshi ngo akina oya tushimwe control pass nta kindi ntago ari nka Prosper oya nta byinshi byo gukora ku mupira ngo yizenguruke inshuro 100 munyagana bitaga Prosper yagize abakiri witwa Prosper ngarayifunga ewana ngagahita yisuka muri Mediana akora ibintu byinshi cyane nuko ngo yikine Prosper yitwaga Ndera hari match hari umugeni izina rye Prosper wakinaga hagati mu kibuga imbere yakina Charles Bare n'umuganda muri Rayon Sport hagati mu kibuga umutipe twaga Prosper wo munyagana muramwibagiye aho rero yakinaga nabi muri Mediana aho rero aho niho bavuga bati Jingale we aratandukanye okotera kure ngafunga yitanga Jingale niko akina umuvandimwe rero wundi witwa Jiguba Isa Jigwiba azana zagora nimero 10 Isa Jigwiba iberi fatira 9500 ritaragera 10 ateye ubwoba ntago nabifata bitaruzura ateye ubwoba we noneho ngo aracenga n'ibyatsi ngo ni ba bakinnyi bakina 10 ariko rimwe rikubagana rikorerwa amakosa menshi rya 10 ngo ritanga za passe zikasa marinye rya 10 ritsinda ngo ry'amashoti kabisa ngo ni 10 riteye ubwoba yicaye muri intebe y'iberi yicaye rero Zidane yaravuze ati umukinnyi mwiza ntago mureba muri match nunamureba mu myitozo ibiri umwitozo umwe birahagije Isa Jigwiba ngo yafunze baro rero bundi gicumbi abantu bose baravuga ati mwitaye Zidane yaduha urugero rwa Kabanda Bonfils ngo bari muri U17 ngo yaraje avuye mu Faransa ngo yafunze umupira umwe haba abakinnyi bagenzi be haba batoza haba baganga haba abantu bose baravuga ati wewe babiviriyemo ntago dukora selection ntacyo kubaza umukinnyi z'umupira nibyo wavugaga ntabwo bisaba ibintu byinshi kujya kumureba rero umupira uravuga ntago ari ibintu byinshi so Jigwiba rero ngo ari kureponda neza bikabije abareyo ngo baryoherwe mufite nimero 10 mwiza pe nabuze ariko ko ari uko muzana abantu muhavuga to nikitoga bikazarangira abagaritse barambwe bati ruga kitoga nta muciye intege atariko niba bishobashakire ku ruhande atuyu ni sasu naje gushaka ku yindi nimero ati nashakire ku ruhande ku 10 ho ntago bikunda niba kitoga rukina ashakire ku ruhande Jigwiba ngo ni umukinnyi mwiza rwose azi gukinisha abagenzi be azi gutsinda azi gucenga ntibapfa kumukuraho baro kuyimukuraho ni ikosa ngo ni nimero 10 mwiza pe wenda Jingale we baranavuga ati aracyari na muto mu myaka ati hari igihe wasanga wenda nk'aba basore nk'aba Gruan Ngong wenda bigeze imbere akanakora cyane wenda akamutwara umwanya akamutwara nka nimero 8 ko munabizi ko Gruan Ngong n'8 yawukina baravuga bati ku 8 ho ati karimo ako kantu ko gusiga ka competition hagati ya Jingale ndetse wenda na Gruan Ngong na Gruan atariko kitoga ku 10 kuri Jigwiba ataho ngaho biragoye nashakire ku ruhande ariko Jigwiba harya yakinaga nawe muri Stade Marie oya AS Bamako Bamako ni nawe bari umukinnyi mwiza meilleur joueur muri Mali yumvikana kuba meilleur joueur muri Mali meilleur joueur rwego buriho pana meilleur buteur meilleur joueur muri Femafoot Fédération Malienne de Football muri Mali Isa Jigwiba meilleur joueur yakinanaga n'uyu ubwo kitoga ni meilleur joueur yatsinze ibitego 8 muri Mali yakinaga muri Real de Bamako anatorwa nk'umukinnyi mwiza wa champion niyakire uyu ni umukinnyi kitoga arashakira ahantu yaguze umukinnyi aho rero ubona nako bikomeye nabaje witwa Atiso inshuti yanjye bimeze bite Atiso Kojo bamwe batuwo bita Atiso we ni baba winga badacenga cyane ngo bari direct mu izamu urano wa muwinga utiyaminiya mu byo gucenga wa muwinga ukina nk'umwataka babita aba forward ubundi baba winga ariko bikorera ni style itandukanye no barekuye bikorera gahunda zo kwegera box cyane ibyo kubangura ibyo kubangura sora umupira cyane kuri couloir ye ngo uvuge ngo ni uri bucenge ngo débloquer situation
ngo aze wenda ngo gucreate amachance ntabwo ariko ateye we ni wa muntu usa n'ukina ariko avuga ati rutahizamu turi gukinana ndaza kuba mufasha cyane kubona imipira icaracara nanjye nyitsinda ariko banza ari style y'abanyatogo kuko bari no mubiteri kwa kuko na Adebayoro bamwataka mwiza ariko ntabwo yabaga ari umuntu uvuga ngo ugiye kumupira bakwemera ngo batatu cyangwa babiri atsinda igitego wamubonaga ari kugishyiramo ngo rero na Atiso urumva n'ubundi bakura muri ama formation y'iwabo icyo atekereza cyane no gutsinda igitego ushaka gukora amadribble menshi umeze gutyo mu Rwanda ariko reka ngwe nk'umukinnyi bajya bayengeka ku ruhande agakina gutyo urabona na Sheri Dibrero watrawapi burya nawe ni ibitego cyane ko ntiyihuta nubwo ashobora gucenga ariko burya nawe ntiyihuta ngo ni wa muhinga gutwara ngo akure umupira hagati mu kibuga nkuko kwabakibanuka ngo yipase ngo agenda acenga abantu cyane oya burya nawe uzarebe akora kuri baro yenda agacenga umuntu umwe akayisiga agahita yiprojecta muri box ako kanya ajya gushaka uburyo baro nigaruka ahita yishyira mu izamu ni baba bakinnyi bo ku ruhande ariko baba bameze nanone nk'aba fonefu cyangwa nka nimero 9 ariko bakina ku ruhande urabona abo bawinga kwizigira cyane wa muwinga udakunda ibintu byinshi byo gukora kuri baro wishakira ko igeze muri box mitenda samwizamu bivuga ko eragana ko Asumani nawe yakinaga Asumani n'umuzi ko bamukuye ku ruhande bakamujyana nimero 9 ariko akiri kuri wingi nawe ubonaga ko ibitekerezo bye cyane yikundira gutera mu izamu ni muri yo style rero uyu musore Atiso ari gukoramo hari transfer ebyiri rero muri Rayon Sport abareyo bibaza z'abakinnyi bari bafite Ruga uwo tutari muri transfer uvuze uburyo bw'imikino bw'aba bakinnyi turebye na formation y'umutoza hari inginga kina kuko harimo abakina ku myanya imwe urumva nko mu kibuga hagati harimo uwo Mudera Kibali urumva modeli 6 niye nta harimo Ibrahim Jingare harimo Wisa Jigiba basanganywe umuvandimwe Tambo Ngongo Gruwari azabakinisha ati bimeze gutya umwanya wa modeli urimo 6 modeli azakina 6 modeli Akbar ntacyo kubaza mu bakinnyi rero yaguze mu bakinnyi rero modeli abafana ko nabonye bamurwanya n'abantu batari ba champion umuntu ureba champion uyu mutipe twa modeli Akbar aramuzi agira igihaha yiruka ikibuga cyose kandi akiri imyanya myinshi bivuze ko ba Henry Musanga ba Richard bubyara nibyo ngiye kujyaho niyo mpamvu ndi kubwira bariyo nti ko nababona mumanura ubururu n'umweru ko mutuzura 10 ngo mbatemo amakuru ya transfer hari abakinnyi babiri abareyo bibaza Ibere Sofa nakumenyesha yuko modeli Akbar Jigiba ndetse na Jingale ari bafite imyanya 6 modeli hanyuma 8 Jingare Kuruwari ikaba Atiso iyindi Kuruwari ikazarwanirwa na Guruwari Ngonge na Kitoga umwataka akaba ari Asumani makinyire ifite kugeza yari 3 buretse mwana shyira bench buretse kwizigira ufite yari 3 na Kitoga washyiramo eri 3 nase Kitoga we arabanzamo uri kumva abanzamo atagomba kubanza mbere ya Kitoga wese uri kumva abanzamo hano ni burayi none se wari kubanzamo erega harimo na Guruwari Ngonge hakenewe umunyamahanga uteye ubwo kugira ngo azicaze eri 3 biragoye cyangwa se no Atiso bakoresheje imbaraga ku kiso batamushyira benshi birashoboye bakoresheje imbaraga mu bantu mupanga hari n'ikindi gishoboka cyuko uyu Jingale hari n'igihe ntuzamutwara umwanya Guruwari Ngonga akigarukira muri Mediane abantu mbese bafite imyanya Sofa abantu bafite imyanya ni 3 kugeza ubu no umuntu witwa Modeli Akbar 6 no umuntu witwa Jigiba ku 10 ndetse na Rutahizamu Asumani mu gihe bataragura undi Rutahizamu kuko ni uhari kuko hari umuntu Rutahizamu wo muri Mali Rayon Sport iri gushaka murabizi ariko na Aperi yagiye mwari mubizi se kuri Dumbuya Aperi yagiye ngo baravuganye nawe yabaye top score ako Aperi byo kumugorera biretseyo Aperi ngo ibaye nk'ibi Frena Rayon Sport ngongera bisubiramo Sokuru uriya mu directeur technique ni uri gukora izi deals zo muri West Africa izarubona akikeneye mwataka uko mu bakintu tuvuga Ibrahim Dumbuya yatsinze ibitego 17 urumva nawe yakinaga muri Bamako ariko AS ko ni yakinanaga na Ibrahim Dumbuya ni meilleur buteur yakurikiwe na Ibrahim Traore wakina FC Diarra mwango Dumbuya yatsinze 17 witwa Ibrahim Traore wakinaga ikipe yitwa FC Diarra atsinda 14 Zumana Simpara atsinda 11 Simpara ndakanye nawe barutayizamu 3 muri Mali ariko rero ikeneye mwataka cyo gikoko rero nicyo rishaka kuko rero yatakaje abataka babiri urumva Didi yaragiye na Rutsira arigendera uyu muvandimwe Yves Habimana bivuze ngo umukinnyi sigaranye wakina nimero 9
ni Asumani gusa urumva rero ntabwo mpamvu batumwata Dumbuya kumwe bamukeneye ariko arahenze arahenze urumva umuntu wabaye top scorer umuntu wabaye top scorer noneho akaba abizi yuko nawe abataka babuze ku isi nta kuntu ataguhenda ubwo birasaba murera nyine gushaka amafaranga afatika ariko ubwo nyine niyo azabona kuri Rayon Day ejo bundi muri weekend itaha ubwo bazahite bayafata nyine bakuremo nka miliyoni nka 50 barebe ko bamuza. Ikipe ya Rayon Sport amakuru nabonye nuko mu myiteguro yabo barimo barakora batekereza ko babona match amicale na Jamus cyane muri iyi weekend cyane na makuru ya nyayo gusa nyine gutegura match amicale hari ubwo bishobora guhinduka ntabwo ari match y'ihano ko avuga champion ko mugomba gukina ukaba uhari utaza bagagutera forfait ubwo wenda biramutse bihindutse abantu bakabona match tabaye ntihazagira utera undamabuye ariko rwose barateganya ko nta gihindutse ku munsi w'ejo saa 9 mu karere ka Gicumbi aho Rayon Sport iri gukorera imyitozo mu gihe Jamus yo iri gukorera imyitozo ku kibuga cya Rayon cyo mu Nzove urumva ko no kugira ngo ibone aho mu Nzove hari uburyo wenda yavuganye na Rayon Sport ni ibiganiro byiza ni ibiganiro byiza hari uburyo bavuganye na mbere bakavuga bati rero Rayon Sport yabanje gukina match na U20 yayo rwose ukuntu yabikoze niko bigenda muri pre-season urabanza gukora imyitozo kugira ngo umunanure imitsi n'umubiri umenyere watangira gukina imikino ya gishuti ugahera ku bana nka kuno cyangwa ku makipe mu cyiciro cya kabiri uzi cyo bifasha kiriya ubugira ngo abakinyi bawe bizamure confidence babacenge babatsine kuri abadiye batsinze bitatu ubwana bwa Muhoza Dore bugatsinda bugakina n'abantu basanzwe bari aho ngaho nyina kuri baro agakora ikintu cyose ashaka ukazamuka gatoya ugafata iyo Jamus ejo bundi barya muri Sekafa urumva ko barabagize Sekafa bagiye bazamuka buri ntera bakageraho kwinjira muri champion bameze neza nageze ko rero iyi match ni bayikina na Jamus izaba ari igipimo kiza ku mutoza hari ingingo uko yari yapanze match ya U20 ntabwo ariko yapanga match ya Jamus ku munsi w'ejo